icyenda umurongo wa 4 bavuga ngo umwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Amen. Aya magambo niyo tugiye kuganira. Muri uyu murongo harimo amagambo 5. Harimo umurimo, harimo wantumye, harimo amanywa, harimo kwira cyangwa bwije, hanyuma harimo no kutabasha gukora. Ndaza kugerageza kuvuga kuri buri jambo muri aya 5. Ijambo rya mbere ni umurimo. Umurimo w'Imana utangira ryari? Hano sinagize umugisha ko numvise turi kumwe n'abashumba benshi cyane, ariko n'abatari abashumba nabo bafite ibindi bakora mu bwami bw'Imana. Yani turi mu iteraniro ry'abakozi b'Imana. Umurimo w'Imana utangira ryari? Umurimo w'Imana utangirira mu kwizera Yesu Kristo. Amen. Yesu baramubajije ngo umurimo w'Imana ni iki? Aravuga ngo umurimo w'Imana n'uyu, ni ukwizera w'Imana yatumye ari we Yesu Kristo. Amen. Dufite abantu binjiye itorero, binjira idini, ariko bataretse mu Imana ikora umurimo muri wo kwizera Kristo. Bene abo rero nubwo bakora bakavunika, azababwira ngo ntabwo nigeze mbamenya. Yego. Dufite abantu nyine badakijijwe, ntabwo nabica ku ruhande, kandi Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yego. Umurimo w'Imana nanone ukomereza mu kuduhindura ku ngeso. Kristo ni we wenyine yabonetse ari perfect, atagira icyaha, ariko twe dukorwa turacari mu nzira yo guhinduka ku ngeso no gusa na Kristo. Yego. Umuntu ashobora kugira intege nke, ariko byibuze akaba ari mu rugendo rwo guhinduka. Sinzi rero niba wadukorera akarisite k'ingeso mbi wacu ufite n'izimaze guhinduka n'izo ukirwana nazo. Yesu yaravuze ngo umurimo w'Imana, nkwiye gukora umurimo wantumye bikiri ku manywa. Bivuga gukora umurimo utangirira mu kwizera Kristo, ugakomereza mu kuguhindura ku ngeso. Yego. Mwari muzi ko umuntu agira ingeso mbi akagira ubwo azirata, akavuga ati ngiye muzafata uko niko nteye, ngiwe niko ndemye. Niba uko duteye bitari imbuto z'umwuka, dukwiye guhinduka cyane rwose. Hanyuma nanone umurimo ukomereza mu kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Ndinde muri Kristo Yesu, cyangwa se kumenya uri we muri Kristo Yesu. Hari ibibazo byinshi dukwiye kumenya gusubiza. Yego. Ndinde muri Kristo Yesu, naremewe gukora iki? Ni iyihe mpano ufite? Ni uwuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Ni izihe nzitizi mfite? Ni bande bafatanyabikorwa Imana yampaye? Ni iyihe miryango ikinguye? Ni uruhe ruhande mfitemo imbaraga? Hanyuma ibyo Imana yashizemo niyo nkwiye kubikorera. Yego. Ibi byose bisubiza ikibazo kivuga kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Amen. Iyo tutamenya ibi, mu bwami bw'Imana dukora ibintu bike. Nanone umurimo w'Imana ukomereza mu kwakira Yesu nk'umwami w'ubuzima bwacu. Yego. Abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza kuko baje baremerewe n'ibyaha, ariko ntibibutse kumwakira nk'umwami w'ubuzima bwabo. Yego. Yesu agomba kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe
mitekerereze yawe. Yesu agomba kuba umwami w'ibyo ukontorora umujinya wawe. Yesu agomba kuba umwami w'umutungo wawe wose. Yesu agomba kuba umwami w'ibyo uhitamo inshuti. Yesu agomba kuba umwami w'ingingo zawe zose. Yego. Yesu agomba kuba umwami w'ejo hazaza. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo bwacu bwo kuramya no gukorera Imana. Yego. Yesu akwiye kuba umwami w'igihe tuzapfira. Yego. Umuntu ageze muri salo iwawe ntabwo yababesha ngo azi inzu yose. Hari abantu rero Yesu yaheze muri salo mu kumwakira nk'umukiza, ariko ntabwo ari umwami w'ubuzima bwabo. Hanyuma umurimo w'Imana ukomereza mu kudufasha mu kwera imbuto. Mu by'ukuri muri ibyo yaririmbye ngo kubw'imvura n'ikime cyo mu ijoro nshobora kwera imbuto Imana ishaka. Yego. Nanone umurimo w'Imana ukomereza mu kudutandukanya n'imitekerereze mibi y'abasogokuru. Yego. Harimo karande, imivumo n'ibindi. Niba uyu murimo Imana ikora muri twe udashobora kudutandukanya n'ingeso za kera, nta kintu waba waratumariye. Yego. Hari imitekerereze, urabona aka karere k'ibiyaga bigari, ntekereza ko twese ariho tuvuka. Hari ukuntu agakiza n'umuco byose bivanze. Umuntu akaba afite ingeso yo kwikunda, akabitwerera umuco w'Abanyafurika. Hakaba hari ibintu usanga ari uruhererekane mu maraso. Ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari mwigisha ibya kera biba bishize. Yego. Yego. Ntabwo dukwiye gukomeza kubaho nk'uko ba sogokuru batari bakijwe babaho. Harimo ibintu byinshi muri aka karere dukwiye guhindukaho pe. Yego. Abanyafurika barabesha, Mana yanjye, barabesha n'ibyo badafite mu gihugu bakabibesha. Ubusanzwe usibye ko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo, ariko nta n'umukristo ukwiye kubibesha. Yego. Abesha gusa umuntu urwaye mu mutwe, nta muntu muzima ubesha mu by'ukuri. Uko ni ukuri. Iyo urebye ubusambanyi ntabwo ari icyaha mu mico y'abakera, ariko dukomeze gusambana tunakijijwe koko. Iyo mitekerereze dukwiye kuyihindukaho. Muri uku rwandiko intumwa zandikiye abanyamahanga bavuze ati mubabuze kurya ibya gusenya ibigirwamana, gusambana no kurya ibintu byapfuye bitabazwe. Nuko nyine bari bazi ko abanyamahanga kuri bo ubusambanyi ni ikintu kibi. Yego. Umurimo w'Imana nanone ukomereza mu kudufasha gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Wibuke ko ibi nibyo bice bitatu bigize umuntu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Yego. Yego. Hanyuma umurimo w'Imana nanone udufasha mu kubaho ubuzima buramya Imana. Ikinyuranyo cyo kuramya ni ukuganya. Yego. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire. Ijambo ribuza kwiganyira rigaruka muri Bibiliya inshuro 350. Igisobanuro cy'ukuri cyo kwiganyira ni ukubara ibyo ukeneye ukuye mu Imana kandi ariyo muterankunga wawe. Umurimo w'Imana nanone udufasha kugira ekilibre, kubaka balance life. Tugomba kugira ekilibre y'umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu batwigishije ubutumwa bwiza batubwiye agakiza
umwuka utambaye umubiri. yego Hanyuma duteza imbere igice kimwe cy'umwuka, ibice byasigaye inyuma bigahita bikurura sha gice wari uzi ko wateje imbere. Mm, Mu kubaka ya balance life, hano abo turi kumwe benshi barubatse. Ushobora kwibaza ngo ushobora kubaka urugo rwiza, ngashaka ibitunga urugo, ngakora umurimo w'Imana neza, nkanabana n'abandi neza. Abantu benshi bahengamiye ahantu hamwe, bagiye gukorera Imana ntibibutse ko basize abana mu rugo. Hanyuma bagiye gushaka amafaranga, ntibazi ko ayo mafaranga atazagura ubumuntu abasigaye mu rugo batakaje. Dukwiye kuba ubuzima muri ekiribure. yego yego Ni Imana biriya tubwiye ngo mugiye gukora umurimo w'uwantumye bikiri ku manywa, yego mugiye kwira n'igihe umuntu atazaba atakibasha gukora. Tuvuga ku ijambo rya mbere rivuga umurimo w'Imana utangirira mu kwizera Kristo, ukaduhindura ku ngeso, tukamenya abo turi bo, tukakira Kristo nk'umukiza w'ubuzima bwacu, tukabasha kwera imbuto, tugatandukana n'imitekerereze mibi y'abasogokuruza, tukagira imyumvire ivuguruye. Hanyuma tugakundisha Imana umutima wose, tukabaho ubuzima buramya Imana, hanyuma tukagira ekiribure mu buzima. amen Ijambo rya kabiri ni uwantumye, yani ni ugutumwa. yego Iyo Yesu amaze gukora wa murimo nabuze haruguru muri wowe, hakurikira kwa gutuma. yego Muribuka ko Yesaya igihe yahura n'Imana yaravuze ngo ndapfuye, mbonye Imana mfite iminwa yanduye n'abo tubana bose baranduye. Nyuma yo kumweza Imana yaravuze ngo ndatuma nde. Iyo ijambo twese tuzi riri muri Matayo 28 umurongo wa 19 na 20, aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mpera y'isi. amen Ijambo ryanditse mu masitati menshi y'amatorero. Nimugende, ntabwo mwakumva abanyafurika ukuntu twakoze icyaha kibi. Ubutumwa mu kinyejana cya 19 mu 1900 habaye ububyutse muri California. Hanyuma ababugize basenga imyaka 4. Igice kimwe gihita kijya muri Canada, ikindi gikomeza muri Amerika, ikindi kijya i Burayi. Abagiye i Burayi babaye bo kwizerwa kuva bakiriye ubutumwa bwiza mu myaka 20 gusa. yego Bohereje abamisiyoneri 200 mu Burundi, mu Rwanda no muri Congo. Ijambo rivuga ngo nimugende bararyumvishe pe. None twe tumaze imyaka irenze 150 twakiriye ubutumwa bwiza, nta na hamwe turajya. Naho twagiye duhunze, ntitwagiye ku neza. yego Abanyafurika twakoze icyaha kibi, twakira ububyutse, turabwica, turabuhamba. Twabaye nk'inyanja idatemba. Mana tubabarire. Isirayeli igira inyanja ebyiri, igira inyanja ya Galilaya, ikagira n'inyanja ipfuye. Imigezi yose ya Isirayeli yisuka mu nyanja ipfuye, ariko yo ntitemba. Nta n'ikintu kizima kibamwo, n'amazi yaho ntazamuka mu kirere.
ni gute twabaye nk'inyanja ipfuye tukabyagwa n'abamisiyoneri tukananirwa kohereza abamisiyoneri Mm. tugategereza intambara kugira ngo tugende ku nabi. Mm. Yesu yaravuze ngo nimugende muhindura abantu kuba abigishwa. Amen. Mutekereza ko ibintu by'Imana twamenye twabyicaza ahantu hamwe mu karere k'ibiyaga bigari tukabwira Imana ngo twarabimenye none igumiraho? Mm-mm. Nitwanga ku neza tuzagenda ku nabi. Mm. Umunsi umwe twari kumva twari muri Isirayeli dusura imva ya Sitefano. Mm. Noneho umuyahudi utari umukristo aratubaza ngo hajye muri abakristo tuti Mhm. ariko abakristo namwe ngo nta kigenda. Yo. Turamubaza ku kisa, aravuga ati twebwe turi abayahudi ibintu byanyu ntabwo tubyemera, Mm. ariko n'impamvu tutabyemera tubona abakristo batari seriye. Aravuga ati wa Yesu wanyu yabanye n'aba bantu ba Sitefano na ba Petero n'abandi, Mm. asiga ababwiye ko bazava i Yerusalemu bakagenda bakagera ku mpera y'isi, Mhm. ngo barangije ngo bahita bakora ishyirahamwe ryo gusangira ibyo kurya, Mhm. ntibagira aho bajya. Yo. Noneho ngo yicaye mu ijoro ngo arabareba ngo asanga bishe icyo yababwiye, Mhm. bahita barekuriraho akarengane. Ngo abo bayobozi babo bose barabica, ngo noneho ngo aho banze kujya ku neza ngo bahajya ku nabi. Mm. Bamwe bahungira i Burayi, abandi mu majyaruguru ya Afurika, Toma yapfiriye mu Buhindahunga. Mm. Aba ngo nicyo gituma ngo twebwe abayahudi ngo ibintu byacu tubikomeraho kubera ko abakristo nta buseriye mugira. Yo. Nyine twumvisha tubwije ukuri, nuko nyine yabivuze mu rwenya ariko yatubwije ukuri. Mm. Iyo murebye mwebwe mubona tubiseriye koko. Ibi bintu bitatumye tuba umwe, ibintu bidatuma dukundana, ibintu bituma duhora ducikamo ibice, Mm. ibi bintu twamenye ntibitume duhuza umutima. Mm. Uzi umunsi umwe narindi muri Kenya Isiri, barambwira ngo hano ngo niyo wibagiriwe telefone ahantu ngo uragaruka bakayiguha. Mhm. Hano nta muntu yiba kandi n'abasilamu. Mm. None twebwe batwibira telefone mu rusengero. Bana we. Ibi bintu bitatwubakiye indangagaciro byibuze. Mm. Bibiliya yatubwiye ngo nimugende. Mm. Mu byakozwe n'intumwa rimwe umurongo w'8 haravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Imyaka tumaze tubizi dukwiye kuba turi abantu tubwira Imana ngo Mana twemeye kugenda. Mm. Ntabwo nzi niba turi mpuzamahanga igihe imaze. Mm. Ibaze kuba utarabasha kumubiriza umuntu umwe basi ngo umuzane muri niba turi mpuzamahanga. Mm. Abenshi gusenga byaratunaniye, biragoye ko umuntu yigomwa ibitotsi ngo abyuke gusenga. Mm. None wowe uzi ibyiza byo kuba muri niba turi mpuzamahanga, wananiwe guhindura umuntu umwe basi ngo umuzane muri niba turi mpuzamahanga basi. None se ubaye utarabasha guhindura umuntu umwe ngo umuzane hano, uzamuhindura umunyabyaha umuhindure kuba umwana w'Imana? Mm. Niba utarabashije guhindura mwene data byibuze ngo umwigishe gusenga, ubwo tuzahindura abatinganyi tubashobore? Tuzarusha. Yani dukwiye kwibwiza ukuri. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye. Mm. Twese twaratumwe, Mhm. kandi ntitwatumwe kure, twatumwe i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya. Mm. Ha hantu wirirwa buri munsi utegetswe kuhera imbuto Yego. mu baturanyi bawe, mu bo mubana. Hariya niho watumwe hambere. Mm. Mbabwiza ukuri, buri wese abashije kwera imbuto aho yirikwa, Mm.
guhindura abantu kuba abana b'Imana byatworohera. yego. Ariko ngewe mbabereye umunyakuri bijya bintera ubwoba iyo umuntu asenze umwaka akiyongeza uwa kabiri ikaba 5 atarazana umuntu n'umwe kuri Yesu. Isi ituwe na miliyari 6 zose zitazi Imana habe na buhoro. Mwari muzi ko abakristo batarenze miliyari 2 Yego. muri miliyari 8? None ko ari bene wacu bari kurimbuka, kuko tuzashira umwete wo kuzana abandi kuri Kristo. Twiriye gukora umurimo w'uwantumye. Hanyuma ijambo rya gatatu dukwiye kuwukora bikiri ku manywa. Yego. Abagifite amahirwe yo kugira igihugu niyo manywa yacu. Niba aho uri hatekanye nta sasu riri kuvuga umenye nayo ko ari amanywa. Yego. Niba uri amahoro ukabyuka ukumva biremeye umenye nayo ko ari amanywa yawe. Niba ufite umuryango wawe utarasenyuka muri iri senyuka ry'imiryango rimeze nabi umenye ko ari amanywa. Yego, yego. Kuba warabashije kumenya Icyongereza n'Igifaransa nabyo ni amanywa. Umugisha Imana yaguhaye nayo n'andi manywa. Yego. Ubumenyi ufite nabwo ni amanywa. N'ubuto bwawe nabwo umenye ko ari amanywa. Yego. Ejo nahoze mbara imyaka amaze ku isi ntekereza iyo nsigaje asanga ni bikeya kabisa. Ibyo ari byo byose iyo nsigaje ntingana nk'iyo maze. Nubwo yaba ingana gutyo nta mbaraga zo kuzamuka imisozi naba ngifite. Yego. None ni imyaka igenda itushirana kandi tutakoze ibyo tugomba gukora. Amanywa yacu turi kuyakoresha gute? Umugisha Imana yaguhaye uri kuwukoresha ute? Uko dukwiye gukorera Imana ku manywa, niba tunaniwe gukora ku manywa ubwo tuzakora nijoro. Kandi ko ijoro rijya riza. Mu bantu bari bazi ko batekanye ku isi yari California, bari bazi ko bafatishije isi ari iyabo. Ariko ejo bundi umuriro ntiwabitwitse. Yego. Amanywa yabo agahinduka ijoro. Cyane. Ubwo niba aho uri hatari mu ijoro kuko udatekereza ko amanywa ashobora guhinduka ijoro. Ntekereza ko dukwiye gukorera Imana bikiri ku manywa. Cyane. Ugasoma Bibiliya amaso akibasha kureba. Ukagerageza gutera intambwe mu mavi hatarazamo amazi. Ukagerageza gusenga umubiri utarigaragambya hari igihe kwiriza bitazashoboka. Yego. Ukabasha gutanga ugifite icyo gutanga kuko ubutunzi ntibuhoraho. Amanywa yacu turi kuyakoresha gute? Ibyo ari byo byose Imana yaremye amanywa n'ijoro. Yego. Ijambo rikurikiye rivuga ngo bugiye kwira. Imana yaremye ibintu bisimburana amanywa n'ijoro. Nyine iyo byari ku manywa ubwo dukwiye kuba dutekereza ko buzira. Yego. Ngira mbabwire ko kwira ntabwo ari amahitamo yacu ariko bibaho. Hasi iyo buri munsi iyo bwira kuko ibidasiga bitwigishije ko natwe bizatugeraho. Twanga tubyanga tubishaka tuzasaza. Yego. Umutungo dufite mwibuke ko ibyo tuzi nta kintu twaje tuzanye. Ababyeyi bari hano umubyeyi hari umuntu n'umwe urabyara umwana ufumbase amafaranga. Ibintu byose tubisanga inaha. Yego. Kandi igitangaje niyo tugiye tubisiga inaha. Bene Dawudi yabwira icyubahiro kirarangira.
uyu munsi bamwe baba bakize ejo bagakira abandi, cyane. ubishaka utabishaka uzasaza. ubwo buzira rero dukwiye gukora umurimo wacu bikiri ku manywa. Yego, yego. hanyuma ijambo rya nyuma ryavuze ngo ni igihe umuntu azaba atakibasha gukora. iki gihe umuntu azaba atakibasha gukora ntimugire ngo kijya kibaho. ibintu bibuza gukora ni byinshi, ni byinshi cyane. umushuti umwe aba muri Suwede yahagaze ku ruhimbi aravuga ati rero bene data ubutinganyi bumeze nabi, dusenge kugira ngo uyu mwuka uhagarare. yarangije iryo jambo asohotse iteraniro asanga polisi imutegereje ku muryango. bahita bamukatira imyaka 15 y'igifungo kuko yatinyutse gusa kubivugira ku ruhimbi. Canada yatoye itegeko rivuga ko umuntu aramutse ari umutinganyi akaza kugisha inama pasiteri kugira ngo areke ubutinganyi, pasiteri baramufunga, ntabwo byemewe. kandi iyo nama ntibyemewe. isi iri kudutorera amategeko ateye ubwoba pe. kuri ubu kuri YouTube iyo ukoresheje ijambo ubutinganyi ukarivuga mu rurimi robo ibasha kumva, iyo cana yawe bayikuraho. igihe cyo kutabasha gukora kijya kibaho. dukwiye kuba twarakoresheje igihe cyacu neza. amategeko ari kuduhindukana. Yego. biri ku muvuduko urenze uwo dushobora kwibwira. kandi mu gihe twari dufite amanywa ntabwo twubatse imbaraga, twarasirimbye gusa turataha, ntitwamenye uko buzira. buriya bariya bakobwa 10 ikosa bakoze batanu b'abapfu ni ugutwara amatabaza ntibibuke amavuta ku ruhande. yenda bari bafite ayo bafite mu matabaza batazi ko azacana agashira. umuko atinze barahunikira barasinzira. Yego. hari igihe twibera ku manywa nkaho utazigera bwira, noneho amanywa yacu tukayakoramo ibidakenewe kuko tutazi ibyo tuzakenera mu gihe cy'ijoro. None dufashe. ubu ngubu abantu bari muri Congo bazi bivuze ko bishoboka cyane. abantu babayeho mu mahoro, ikindi gihe intambara ikaba ubwo bahita bamenya ko ijoro ryaje. iyo urebye akarengane nahoze ndeba ibihugu biri mu ntambara ku isi birenze 92. namwe mutekereze iryo joro ukuntu ari ribi cyane. nubwo twe dusenga dufite amahirwe, Nigeria abakristo babamaze. imitwe y'iterabwoba iravuka buri munsi kandi igwanya ubukristo. Yego. dukwiye kuba tuzi ko umwijima uri kugenda ubudika. muri aka karengane rero dukwiye gukora umurimo w'abadutumye bikiri ku manywa. Yego. kuko buzira ni igihe umuntu azaba atakibasha gukora. Yego. mu Rwanda ubuse ntibwatwiriye amatorero ntibayafunze. mu matorero ibihumbi n'ibihumbi byinshi ntafunze. uzi ko hari akarere kose usanga gafite nk'urusengero rumwe gusa rufunguye. none ko tutazi igihe bizarangirira, bizagenda bite niba batarakoreye Imana bakiri ku manywa. ubu umuntu yifuza urusengero nk'uko Abisirayeli bakumbura urusengero ariko ntaho yarubona. Yego. niba batarakoresheje amanywa yabo neza. dukwiye gukora umurimo w'abadutumye bikiri ku manywa uzira. ni igihe umuntu azaba atakibasha gukora.
yego. numvise ari bene data turi kumwe bari i Burundi. Mm. Kera aba bari ku butegetsi i Burundi bakigwana, Mm. bigeze kwinjira muri quartier yitwa Kinama. Mhm. none urusengero rwa Pentecote rurimo hari bari bafite igaburo ryera. Mhm. Abapanekoti i Burundi bubaha igaburo, ngira ngo baba bafite amateraniro nko kuva ku wa kane kugera ku cyumweru. Yego. noneho nko ku wa gatanu ngira ngo bariya bagwana barinjira. Mhm. Abasirikare ba leta bamenya ko abo bagwana binjiye mu mujyi Mm. muri quartier Kinama. Yego. bahita bazana abasirikare ibihumbi n'ibihumbi n'ibihunda by'umusada. Mhm. ubwo hagati aho abakristo baraterana buri munsi. Mm. bigera ku wa gatandatu nijoro, abasirikare bose biteguye n'abagwana nabo biteguye. Yego. ubusanzwe muri aya materaniro kiba ari igihe cyiza cyo kwezwa, kwatura ibyo wasigaje, abantu bakora imirimo itandukanye. Mm. mu gitondo nka saa yine Mm. iteraniro ririmbanije ibintu bimeze neza, amakorali ari kuririmba. Yego. bagiye bumva abasirikare n'abagwana barasakiranye. Yego. nyine inkuba zikubitira rimwe, Mm. umuntu wese agakizwa n'amaguru. Yeah. noneho umuntu akavuga pasite hagarara nature, akavuga ati niba utaratuye kera waramaze. Yeah. undi akavuga pasite mureke nari nazanye icya cumi, uravuga ngo urakima nkijyane he? Mm. umuntu wese yakijwe n'amaguru, abacitse ku icumu Imana nibazi. Mm. mwareze tugakorera Imana bikiri ku manywa. Mm. ningira umuntu wese azaba atakibasha gukora Yego. ibi byo kwinginga abantu ngo mutange icya cumi, ngo mushyigikire umurimo w'Imana. ibi bifite igihe bitazarenza. Mm. umuntu wese akwiye gukorera Imana nk'aho ari ku manywa ye. Yego. ndashoje, reka dusenge. Mm. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko waduhaye amanywa kugira ngo tugukorere. ubwawe warivugiye ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye bikiri ku manywa, kuko buzira ningira umuntu azaba atakibasha gukora. aya manywa waduhaye Mwami, turasenze ngo tubabarire kuko tutahakoresheje uko bikwiriye. twarikunze twirebaho, tureba ko bidufitiye umumaro. twamenya ko icyo wadutumye ntitwamenya amanywa waduhaye, rimwe tukabikora tubyitotombera tutabihaye agaciro, ariko wowe waduhaye turasenze kugira ngo dushoboze kuyakoresha neza, kugira ngo igihe buzira tuzabe twarakoze ibyo twagomba gukora. ubuntu bw'Imana nibubane na buri wese. Mwami, aya manywa duhaye turayagushimiye, ushoboze kuyakoramo imirimo yose duhamagarira gukora. ubuntu bwawe bubane natwe, ukore byose kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo. turaguhimbaje data we ruri mu ijuru, tugushimiye imirimo n'ibitangazo udukorera.